imvura n'igwe rero umuriro wamanutse n'imvura n'igwe yo kuza atuma umukozi we ngo kari gatandatu bwa karindwi baramubwira ngo mbonye akabanza gatoya ngo kari hejuru y'inyanja ngo kangana n'ikiganza ukabura imbaraga z'Imana warayikurikiye ntubura umuyoboke ukabura imbaraga z'Imana no gukorana nayo witirirwa izina rye. Iyi minsi twamaze gutakaza twiyita amazina atariyo ntacyo avuze. Ibyiza ni uko dukora ibyo Imana ishaka tukagendana nayo. Bibiliya ni kuzivuga Pawulo yaranditse mu Baroma 15 aravuga ngo amaze kumpamagara yambaye amagambo ariyo yayatwigisha, aravuga ngo mpamya imbaraga zayo zo gukora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo dutsinde abatizera. Uzabona itandukaniro, uzabona itandukaniro ry'abarara basenga n'abatarara basenga barara mu yandi yandi. Tugiye gusenga waza umutima wawe. Isi niwe witegereje urimo kitabaza ari muri iki. Isi icuza umwijima utavuga ngo twebwe hano iwacu ngo bimeze uko, biri uko bitakagombye kuba bimeze, kuko ubushake bw'Imana ntibugarukira kuririmba no gusenga. Byiza ko tuganira namwe ibintu biri mu Mana. Bibiliya yiga amagambo yose kandi umuntu wese wisanga, yaba umukristo, yaba umupagani, yaba umukristontani, yaba umunyamahoro, n'Imana iyo muri Bibiliya wishaka n'ibisanga niho yicaye. N'abazayireba bakavuga ngo wabaye umutumirwa gushaka, biri hafi Bibiliya ugendana wishatse ukayisoma neza wanyuma kandi wakora iba mu ijambo ryawe. Ubundi bazavuga ko Bibiliya ni akana k'inka n'imiganirire n'abantu, uravuga ikagusubiza, uravuga ikakubona ikabona igikuriro cyawe. Pawulo niwe yizimana aravuga ngo kugira ngo tumenye uburebure bwe bw'igihagararo, utumenye n'ubugari bwe ukuntu yavuze, ni muri umuntu tuzavuze kandi ngo iyo ukijijwe neza, iyo ukijijwe neza cyane nimo tuba twafite. Mbibwira abakristo tukababwira ati ubutwara Imana biraguye, abatazagenda bazasigara ni abantu duturanye hano, ni abantu tubana, ni abantu twicaranye hano turigishwa turumva. Bamwe baramuhanuza baragenda abandi basigara, kuko iyo uvuze ngo hari abagenda n'abazasigara hazasigara bari kuko bataraje n'ubundi bazasigara, kuko Bibiliya ifite ubuzima. Iyo Bibiliya ivuga ngo umunyabyaha utumva ni umuntu usa n'uwananiwe baravuze ariko yanze kuvuga, yanze kuvuga n'ijambo, kandi wagiye wahindura nayo izari guhindura umuntu agata pozisiyo yahoranaga agafata ibindi, agata direkisiyo yahoranaga agafata ibindi. Kandi niyo y'Imana yaduhamagariye mu guhindura objectif wajyana. Iyo Bibiliya ivuga ngo abazasigara, nicyo kintu kiza kinambabaza mu buzima bwanjye bwose. Nzambabaza n'ukuntu uzasigara hano abandi bakagenda twarabanye twarasangiye ijambo ry'Imana n'ibindi gasigara, kuko Bibiliya irabivuga ngo bazasigara n'abazatanga impamvu zimeze zityo. Mwami twagiraga dutya mu izina ryawe, twakoraga ibinini mu izina ryawe, ariko ngo babwire gusa nimwumve imbere sinigeze no kubamenya. Kumbe hari ibyo umuntu akora bitajwe n'Imana, bitagaragara imbere y'Imana. Ni iki? Nuko ntigeze no kuganira. Bibiliya kandi irongera ikavuga ngo muze mwumva iri jambo, ngo atari gupfa kuryumvisha amatwi gusa, ngo ahubwo muze mukora ibyanyu. Nicyo kiza kinagaragaza ko umuntu yumvise. Bibiliya ivuga ntivuga ngo uzavuge ariko uzushiramo n'akandi.
ubaye icyaremwe gishya utakirurya muri wa kera. Hari ahantu umuntu azakizwa akananirwa kumenya iyo yavuye naho ageze, ntagira n'iyo yerekeye, aracyakekeranya ko azajya mu Rwanda. Abantu benshi baracyakekeranya ngo simbizi ngo Imana niyo ibizi. Abazagenda bahora babyikanga, abazajya mu ijuru bahora babyikanga, bahora bavuga bati yaba yaraje. Turategutse ibyanditswe biravuga ngo ntimutemutse uwo munsi kuko mutawitegura. Umuririmbyi wa 405 azaririmba akavuga ngo dore isi ukundi kwifuza, mukizi iragukumbuye cyane. Murabizi ko abakristo bazagenda bakumbuye? Simbizi. Abakristo bararikunda. Hari n'umuririmbyi w'uzuririmba akavuga ngo dukumbuye Yesu cyane, ngo icyaduha akaza vuba kugira ngo twishime ubwo tuzaba tubamugarutse. None se utabikumbura wabikumbura? Ababikumbura barahari kandi bizatuma agaruka. Hazatureka bizamugaruka kuko yanatubwiye ngo ndagiye ariko ndagaruka. Siko yavuze ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho ndi namwe ari muzaba tubanye. Iryo ryonyine rizamugarura. Natwe guhora tuvuga ngo urakaza azarwaza nibyaje se twabikora. Ibi bintu tuzinga izi nzitane bariko batubwira, izi empêchement, les obstacles zihaba ntawe uzihaba zirizana. Ubundi batumugani bakavuga ngo akeza karashaka akabi niko kiza. Burya rero Bibiliya ivuga ngo Pawulo ariko yandika Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibyanditswe byera si buri cyanditswe cyose ni byera, ni Bibiliya ibivuze, byahumetswe, byavuzwe, byatanzwe n'Imana kugira ngo umumaro wabyo ngo byigishe umuntu bimuha ubundi bwenge, ubundi bumenyi butari ubw'akavukire, butari ubwa so na nyoko, butari ubw'amashuri, butari ubw'ikindi kintu. N'ubuzana n'ibyanditswe. Umuntu yasoma Bibiliya ni ukuri ugahinduka. Umuntu yayisoma akagira ubundi bwenge. Hariho umupasiteri wavuze ngo abonye abandi abapasitori ngo basiga amashuri ngo bagiye kwiga za teoloji ngo bazazane za diplome zikomeye cyane. Nibaje kuvuga ngo ni bande bayobora abari bo barenga bavuga bati ni nakaga ni urangije ishuri, ni ufite impamyabumenyi ihagije. Ati none bagiye bataye insengero bagiye kwiga, abandi ngo bajya kwishakira amafaranga n'ibindi n'ubucuruzi. Niba babwira abantu ati yemwe mwabagabo mwe musigaye, namwe bagore musigaye rubyiruko nimuze dusenge. Bagiye kwiga baragaruka, bagiye gucuruza bazana amafaranga. Abazana diplome n'abazana amafaranga n'abasanzwe basenga hagiye kubipiganwa. Harabipiganwa byo gushaka umukirisitu uzatunga itorero rya Kristo, urihagazemo neza, ufite ibimukwiriye byose. Niko Pawulo yandikiye Timoteyo ngo abashitse afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose Imana imuhamagarira gukora. Hagiye kubipiganwa rero, nimuze dusenge, nibagaruka tugapiganwa, hazacu wasenze ntihazatumizi, hazacu wasenze ntihazacu ufite amafaranga. Kandi agaciro iyo wuzuye ubuntu bw'Imana nta gaciro amafaranga azakurusha. Ni ukuri kw'Imana. Birashoboka ko afite ibyo yakora nawe bikagira ibyanjye akora, ariko byose bikuzuzanya. Ariko nanone uw'Imana ishaka n'uwo yatanze ijambo ryayo. Reka some ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 duhere ku murongo wa 17 n'uwa 18. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 17 n'uwa 18 cyangwa ushaka 18. Soma neza.
nuko bajyana Yesu, asohoka yikorereye umusaraba, agera hano. Bibiliya zivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva nako kugaturwa n'ijambo rya Kristo. Niko Bibiliya ivuga. Burya muzamubona ubukristo tujya tuvuga ntabwo ari toshe. Hari nuko abantu babubara bakabara ngo uri umukristo, akabara imyaka amaze hano yuzuyemo ibibazo n'intambara, kandi atabishagara hagera, ariko akabara imyaka amaze yaratangiye urugendo ariko atarava naho yahagaze. Kuko iyo umuntu avuye mu bukristo agera ahandi, agera mu bukiranutsi. Uwo mukiranutsi arangwa n'ibindi bintu byongera nko kuri bitatu. Iyo umuntu yitwa umukiranutsi aba yarateye intambwe akava mu bukristo gusa, kuko mu bukristo Satani aracyahatera ibitero, muri kumwe amutera muhagarara, ariko mu bukiranutsi amutera yitaje ari kure cyane, kuko abazi ngo nuhindukira uramurasa. Kandi ijambo rivuye ku mukiranutsi riherekezwa n'Imana, kuko Imana ibikwizera, Imana ibigufite, Imana ibikurwanirira. Kandi iyo uvuze uvuga ijambo riturutse ku Mana, Imana ikariherekeza, akaba ari ryo rigukuranya Satani rikamukomeretsa, kuko Satani ntarapfa. Nari mvuze ngo mu bukristo Satani aracyahabaga ibitero, kandi aho ngaho azahaburiza abantu benshi gufata imyanzuro no gutera intambwe ngo bagere aho bagomba gutunganirizwa rwose. Mu bukiranutsi iyo umuntu ahageze azaba yarahindutse, hari ibimugaragaraho, arangwa n'ibintu byinshi, arangwa no kwizera, agira kwizera ntazashidikanya. Mu bantu ibihumbi habamo abizera bake. Pasiteri amaze kubivuga, mu bantu 12 kuvuga ngo havuyemo abagabo 2 batarebaga nk'uko abandi bareba, batavugaga nk'uko abandi bavuga. Bibiliya izina bivuga ngo yaranababwiye ngo mushire ubwoba, muzane ku mwero w'igihugu. Abo bantu bizera b'abakiranutsi bagira umwero w'igihugu cyo mu ijuru, kandi iyo tubareba hano tubatandukanya n'abandi, tubagiraho urugero. Iyo tubareba hano tuzatuvuga ngo dukurikiranaga, iyo tuvugaga mu mvugo yacu tumenyereye ngo ni umukristo. Naka ni umukristo kubera iki? Mushire ubwoba, muzane ku mwero w'igihugu, mwe muzaba mugezeyo. Kandi ngo bageze mu gikombe cya Eshikoli ngo bahatema iseri rimwe gusa ngo ry'umuzabibu, naryo ntibyikoreye umuntu umwe ngo ryaramuvuna, baryikorera ari babiri. Baritambika ku giti, umwe agafata aha, uwundi agafata aha, iseri rirabarusha. Kandi bazavuga ngo ryaruhije bariya bagabo bombi, kuko nibo bari bafite umutima wo kujyana umweru. Ubundi mu yindi mvugo nubwo bashorewe na benshi, ariko abazanye abatumwe nabo babiri, kuko ni nabo bavuze kuri jana abandi bose bavuga inkuru mbi y'incamugongo. Imana izireba ubwinshi, ireba umutima, izireba. Kandi iyo ugize umutima wubaha Imana, uba uri umugabo nyamugabo. Siko Yesu yabwiye abigishwa, yarababwiye ngo muzaba abagabo. Ese mbere bari abagore? Ntibari basaziye mu ngo zabo? Mbere bari iki? Uwavuga ngo uwo munsi yarababwiye ngo umwuka namanuka niko muzaba abagabo, nzaribaza ngo mbere bari iki? Nibwo muzaba abagabo bo guhamya no gukora. Mu yindi mvugo nakunda kubibwira abakristo, yarababwiye ngo
bagabo muzahagarara mu rugo rwanjye mbasigiye ari ryo torero, mukora ibyo nari gukora byose, ibyo nsize ndakoze muzabikora. Ni nako ijambo riza ritubwira. Yaravuze ngo umwuka naza bazabayobora mu kuri kose, azabigisha, azabasengesha, azanabasengera, kandi ngo naza azabahindura, azabemeza abantu. Burya ikintu kiza kigora ni ukurwanya umukiranutsi. Nubwo wamubwira ugipanga kumugirira nabi agapfukama agasenga, uzurwana n'amasengesho ye atabizi, azayohereza akagenda ukazucogora mutaraba, ukazucika intege n'ukuri mutaraba. Nubwo muhuye ukabona ibintu birahindutse, ahubwo ugatangira kuvugisha ibindi. Igasigo reka tuvuge aya magambo. Somye iki gitabo cya Yohana, ubundi bagicamo ibice bitatu z'ingenzi bikuru. Ibi bice bitatu babyita amazina menshi. Bamwe baravuga ngo ni ibihe bitatu Yesu yakoze, abandi bakavuga ngo ni ibibanza bitatu yahagazemo. Nidushaka tubyita ibihe cyangwa tubyita ibibanza. Muri ibi bihe bitatu bazavuga ngo guhera ku gice cya mbere ukageza ku gice cya 12 ngo naho Yesu yiyeretse rubanda, yiha rubanda, ahamagara rubanda, akorera rubanda, ariko rubanda ntirwamwumva. Ni igihe yihaye rubanda, akabararika, akababwira ngo ni muze, akabakiriza wabo kugira ngo bamuyoboke, akababwiriza ubutumwa, akanabagaburira n'ibindi, ariko ntibamumenya. Ariko muri barya bake bamuteze amatwi nimo yarobanuye bariya 12. Ubundi Bibiliya ivuga ngo ni 11 kuko wa 12 yishoye ari we witwa Yuda. Ariko n'abamurekeramo kandi abizi ko azamusereza, yamurekeyemo nukuri aragabura, amukorera byose, yewe waranamubitse nubwo atamwizera, ariko kuko yabonaga ko aricyo cyamuzanye amurekereza. Reka murekere cyakuzanye. Yesu ntazahambira no kuvuga ngo barebe ngo uyu uko amwizera, ibyo ukora byose wizera utizera azabikuryoza, ntaho uzamucikira. Aramureka azi ko Yuda atazanywe n'umuhamagaro wo kuzavuga ubutumwa bwiza, atazanywe n'umuhamagaro wo kumukunda, atazanywe n'umuhamagaro wo gutunganya ibintu, ariko azanwa n'umuhamagaro wiwe bwite yishakira. Ariko aramureka kandi amujyanira mu bandi. Yaje kubivangura ibintu bigeze kure, aravuga ati ngiye gupfa rero, ariko kuko ngiye umwe muri mwe ko twese tugukunda, ko nta kimenyetso tubona, kuko bagaragaje no kubaza bati mutubarize ninde. Araragira ngo tugumiza amaboko ku mbehe. Ibiryo ngo bife kuza Yuda yashukumbe no gukoramo, ntiyanabimenya ko aricyo kimenyetso, ntiyibuka ko aricyo kimenyetso. N'ubu uzarimbuka ntazabivuga mu nyuma, ntiyabimenya. Ni ukuri ngiye biha agaciro. Abayashoboye ngo baguhurize udataho, ubu nije uzakugambanira udatuwakumenya. Ntiyihana. Abahanga bazavuga ngo na wa munsi amara gufata amafaranga, ngo iyo agaruka ashoreye igitero yagera imbere ya Yesu akikubita hasi akamubwira ati mbabarira. Yesu aba yaramubabariye. Ni umunyembabazi mwinshi cyane, kandi ni umunyembabazi zo kumukoraho. Asengera abigishwa be, yaravuze ngo data abo wambaye bose narabarinze, ngo kandi mbarindira mu izina ryawe, ngo keretse wa mwana wo kurimbuka kuwo bari baziranye, kugira ngo ibyanditswe bisohore. Niwe wananiwe, ariko nawe naragabuye, nawe narakoze, namweretse urukundo, ibyo yashakaga narabimurekeye.
sinigeze mbimuhuguza ngo mubwire ngo nturi umwizerwa, yewe sinkubitse amafaranga nturi umwizerwa, jya ku ruhande. Yarayamurekeye. Wibuke n'umunsi Mariya ngo aza kumumenaho amavuta, amusanze kwa Zakayo ngo akamumenaho amavuta ahumura neza cyane. uriya mugore yasaga n'umuvanzi kuko ngo yabasanze ku meza iwe ntiyanareba n'aho bari, ngo arahaguruka n'igishavu cy'ibyishimo, ngo araza asanga aho yicaye, ngo amumena amavuta mu mutwe. Yesu ngo araceceka, ntiyanavuga ati ibukoze na none, ngo araceceka gusa amererwa neza, ngo araceceka, amavuta ngo arahumura. Abandi ngo barayanaho ati ibintu bibaye n'ibiki. Yuda bati aya mavuta Filipo gusa amumennye, ni kubera iki yafushe gusa, ngo amenya n'agaciro kayo. Yari igitangaza, uriya mugabo yari homme d'affaires cyane, ngo amenya agaciro kayo, atamavuta ahumura gutya aba afite akagaciro kangana. Igitabo nasomye kiravuga ngo abenshi ngo n'ubu no muri iki gihe ngo baza bagenda bakagura icupa ryayo ngo bakaribika mu nzu, kuko ngo naryo ubwaryo bitanga impumuro mu nzu, mu cyumba kigatanga kikagira ya mpumuro y'amavuta, icupa riri munsi. Abandi ngo bashaka kuryoha cyane ngo bakagenda bakanyura ahantu ngo bakayabateraho gusa umwanya mutoya, ngo akagenda ahumura kugira ngo yemeze abandi ko ari umukire. Ubwo afite aya mavuta ni umukire, n'amavuta yeze cyane. Yesu barababwira ngo mureke kumubabaza, ngo kuko ariko arahigurira ugiye guhabwa, nta yandi mavuta nzabona na Yesu. Yewe Yuda, nawe sinzongera kukurusha, ugende uruhuke, kuko nayo wabikaga ugiye kuyanyagwa mu yindi vuba. Uruhuke, ibyanjye birarangiye, uyu arabyanjye, ubu niteguriye gupfa, birarangiye. Icyo nari ntegereje ikimenyetso cyane. Reka tuvuge, narivuze ngo iki gitabo cya Yohana gifite ibice bitatu by'ingenzi bikuru. Bavuga ngo igice cya mbere ni ukuva ku gice cya mbere nyine kikagera ku bice 12, aho bavuga ngo Yesu yihaye rubanda, akorera rubanda, yimenyekanisha muri rubanda, abwira rubanda ubutumwa bwiza. Bamwe muri bumva, abumvise baraza ngo bakuramo abana batoranira Mariya. Igice cya kabiri kigahera kuri 13 kikagera kuri 12. Iki bikavuga ngo ni igihe Yesu ngo yariko yigisha intumwa, abigishwa be bariya 12, ngo ni umwanya yabahaye cyane, abamenera amabanga menshi y'urupfu rwe no kuzuka kwe n'ubwami bw'Imana. Ababwira ibintu bisa n'imigani kandi byose bimuvugaho, kuko ngo yarababwiye ngo muri 14 ababwira ko agiye gupfa kandi agiye kubategurira ahantu azagaruka akabajyana. Muri 15 avuga ko ariwe muzabibu w'ukuri. Aha yaravuze iki? Yaravuye mu isezerano rya kera, umuzabibu w'ukuri wera, ishami ryose ritera ngo ryaganyaho amahaga yaryo, ngo kugira ngo irisigaye ryeregere kandi nyinshi. Aha ngo yaravuze ikintu gikomeye cyane, yagiye mu isezerano rya kera ngo avuga za nkoni z'imiryango 12 y'Abisirayeli bahambiriye umuba, bamaze guterana impaka, bavuga bati Mose ugomba kutubera umuyobozi n'umutambyi n'umuhanuzi we wenyine. Aho ngo niho yaranyarutse, niyo yaragiye, ariko akabibabwira mu bintu bagaragara biboneka bazi za buri munsi. Arabwira ngo ishami ryose ritera riratera, ingoni yose itarabya ikurwaho. Kandi ngo yaravuze ngo ubutayu ari yose iwe wenyine ubwe azaba ingoni zashibuka, kandi gushibuka yari gushibuka, ngo kwaba gushibuka n'itorero. Nicyo yarashatse kubabwira. Arababwira ngo niba ngahamba hazuka, nibwo nzaba nshibutse, kuko nzaba nshibuka n'itorero, aribo batwebwe. Aho niho yaranga. Ariko
kwabo byari bigoye. Mu bice 12 yaravuze hejuru yo gusengera abigishwa. Icyo gice cyose kivuga amasengesho ya Yesu. Mubo yasengeye nanjye ndimo. Ayo masengesho yasenze ntarabaho, ariko yaramfashe ku icyo gihe ankurayo. Niko yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema, utaraba n'urusumurumene ndakwezi. Biza bintangaza Imana kwezi bitari bikazavuka byarejejwe kandi bikanyura mu murongo Imana ishaka, kugira ngo uzabe umuhanuzi uhanurira amahanga. Kandi Yeremiya mu guhanura byari bimworoheye. Ndibuka ko yigeze kuzavuga ngo waranshutse ndashukika, waranshutse ndagendeye mu munyenga ninjira mu mwuka, ariko sinamenya kuzangezaho nzakubitwa, nzagaba, nzafungwa, nzacurwa bufundi na buhoro. Waranshutse wa kandi nanjye nemeye gushuka. Icyo gice bakavuga ngo nawe yihaye intumwa, akorana n'intumwa cyane, azigisha gusenga, azigisha kwizera, azigisha no gukora ibitangaza. Buri mukristo wese wageze mu nzu y'Imana hari ibyo tutaza tubona, ariko tubitewe n'intege nke zawe. Kandi Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana ngo buratwaranye. Siko Yesu yavuze? Yarakubije Yohana, ubwami bw'Imana buratwaranye, ngo kandi intwarane ngo zishiraho akabaraga, kandi ari intwarane zisanzwe zitwarana, ariko ngo bagashiraho n'imbaraga n'umuhati, zikarara zifukamye, zikirirwa zipfukamye. Zibintu byoroshye, urebye no mu buzima bwa Yesu yakundaga gusenga. Urebye mu buzima bw'intumwa zari zitunzwe no gusenga no gusoma ibyanditswe. Siko tuzatwumva mu gitabo cye byakozwe n'intumwa, siko bivuga ngo buri munsi bashishikariraga ngo gusoma no gusenga no kwigisha. Umuntu unanirwa no kuzajya mu ijuru, ikintu cya mbere cyamunaniye mu gusenga. Ntimugatangazwe n'uko abenshi tutazagerayo cyangwa tuzagerayo tukababura, ntibigeze basenga Imana. Muri 149 azavuga ngo abandi Imana ntibayisenge ngo bazapfa mu gusenga. Hanyuma igice cya 18 kugeza ku gice cya 21 muri iki gitabo nicyo cyanyuma iravuga ngo nahantu Yesu yasigaye ari wenyine n'intumwa zitakiri kumwe nabo. Aho bishatse kuvuga ngo ihema ry'ibonaniro rya kera. Mu ihema rya kera hari aho abatambyi bageraga batambaga buri munsi, ariko abo batambaga buri munsi hari aho batambiraga batahurukaga n'ahandi, bakarinda ngo ku mwaka hazinjire umutambyi mukuru ngo abe ari we winjira hera hahera, abandi bagarukiraga hera gusa. Kandi ngo naho habaga ubukarabiro, babanzaga bagakaraba bakiyeza bakitunganya, habaga n'indorerwamo ngo bakireba ko nta mwanda bafite imbere y'Imana, kugira ngo baje kwihagarara imbere iteye ubwoba. Habamo n'abatambyi iyo binjirana mu bwoba. Umutambyi mukuru we niyo yageragayo azi ko ari we utahiye igihe kiwe cyagera cyo kujya gutamba, ngo yinjirana mu bwoba bukomeye cyane, ahinda agashitsi avuga ati ndagiye ariko sinzi uko ngaruka. Abakristo bazabasetsa bazamenya ngo twigereye, ubwo twese ngo rwa rusika rwavuye twinyebzayo tukongera tukagaruka. Kwango sana cyakora ni imbabazi. Bibiliya nasomye iravuga ngo n'Imana itunze imbabazi, umutunzi w'imbabazi. Muri Zaburi w'Imana n'umutunzi w'imbabazi. Agira commentaire aravuga ngo we ngo yabonye Imana gutunga imbabazi ngo azishoreye nka kujya kushoreye ibitungo. Niko mu Imana izishorera imbabazi, ngo izishoreye nka kujya kushoreye intama, umukumbi w'intama, ariko ngo zikagenda zishaka abazikeneye. Abantu benshi ngo bazibona bakazikweba zigatambuka, agasigara buri
agasigara ari igicamuke, agasigara ari umunyakamere itazicika, agasigara ari umunyamahanga, agasigara ari umunyabibazo buri gihe cyose. Tugatangara mu nzu y'Imana ubwo se ngo kanaka tukavugaga ngo ntazakizwe, imbabazi zaramutambutse, ariko abandi bazibonye ngo barazihobeye bazigwamo. Ibyaha nubwo byaba bisa bite, iyo duhuye nazo tugapfa guhoberana nazo, Bibiliya iravuga ngo nimuze tujye inama, ngo nubwo ibyaha byanyu byaba bitukura, ngo nubwo byaba bisa n'umuhemba, ngo ndabyeza bihinduke gusa na kereye. Icyo Imana ishaka nuko tuzemera gusa, tutazemeye ziradutanga. Aha niho byiza cyane. Muri iki cyumba cya gatatu yasigaye wenyine, cyari icyumba ngo giteye ubwoba, kukigeramo cyari giteye ubwoba. Ijambo rya mbere ngo cyari icyumba kitagira itara, kitagira idirisha, kiba mu itara kandi ryatwaga n'umutambyi mbere y'uko ajya gutamba yatsa itara akabona kukinjiramo, kuko kitagira idirisha akaryatsa. Iyo yagiraga amahirwe akagera aho igitereko cy'itabaza kiri, nibwo yaryatsaga. Iyo yazaga ari umunyabyaha cyangwa utsindaga ari kubitanira gusa kinjira, kuko ntiyabona ubwiza bwayo. Habaga mu iryo tara rimurika. Icya kabiri ngo habaga mu isanduku y'isezerano, yari irimo inkoni ya Aroni yarabije, ikabamo urwaza rwarimo mana, ikabamo ibisate bibiri by'amabuye y'amategeko ya Mose. Ibyo bitwa bitatu byabagamo. Bishatse kuvuga iki? Itabaza ryabagamo, Bibiliya izi byita ngo ni ijambo ry'Imana rimurika isi yose iri mu mwijima. Itabaza n'ijambo ry'Imana gusa. Isi igereranywa n'imitima y'abantu idafite Kristo, idafite ijambo, itazayumva ijambo, kuko ijambo rimuritse ribuza uzakizwa, imubuza amahoro kugeza mpaka yihanye icyaha cye. Nigeze kubabwira ngo iyo umukristo akijijwe akabona akiza icyaha cyamubase cyamugoye, yasenyeye igihe kirekire, ntikiza gipfa kuva ku muntu, gihinduka kamere yawe, kijya kuvanwa muri wowe n'imbaraga z'Imana, kandi iyo zikugezeho zirakujegeza n'ukuri, urizwa nacyo, urizwa n'icyaha, ujya kugikira kiramuriza, akarizwa nacyo, agatangazwa nacyo, akavuga ati birantangaje kubona naragendeye mu buhemu bungana gutya, kababaza nk'abantu umwami wanjye, kongera kumubabaza kandi akarira. Si cyo kimwe n'umuntu uza Imana imbabarire ngo murumva nihe, ngo nanjye ngo Imana imbabarire rwose ngo ni kuri Imana ngo murumva buryo umureba nzamubona ko ntaharaye, kuko icyaha kiriza abantu kandi abantu bakijijwe. Mbabwiza ukuri, umukristo akijijwe azagendera muri iyi si asa n'udafite amahoro muri yo. Ibyo urabona byose byabo nta buryohe bigira, byose biradusharira, nta na mudendezo tubigiramo, nta na ruhare tubigiramo. Tubireba Pawulo yaranditse aravuga ngo tubireba nk'ibyabambwe, ibyaciriwe urubanza, ngo natwe aho turi, ngo iyo bitureba bibona ko natwe twabambwe, tutagikururana nabyo, nta sano, nta relasiyo n'imwe, nta buryohe namba byaba bikidukuza kububi. Ushumba araza ngo yamenye kuvuga yakabari, ese umuntu yakurikira akavuga ngo nari kumwe narizi kunywa cyane hari. Imana yakubwiye neza cyane, yagukijije utarajyayo. Hari data wacu wambajije ati tuzatubona uri umukristo nk'iyi, ati kandi uzi gusenga nti nje ngiraga ngo none ariko araje arambwira ngo ariko ndavuga ngo none se ubu wavuga ngo niba utarakirira iki
ngo uvuge ko wabinesheje ngo aho bizazira bizasanga urumuri muteguye. Uvuze ngo iki? Ngo wakagombye kuba uvuga ngo wakirijwe iki, ngo natwe tukikuziho, ngo tukemera ko wakirijwe, tukemera ko uzi gusenga kuko wabizinesha. Ngo ariko mu gihe utarabinesha ngo aho bizazira bizagutora. Ndasubira nje kigege muri bwa Kristo nishimaga, nari numvise yashatse ngo gushimaniza, numva shanze ndege cyane. None nyine aho umuntu asaziye niho bizabize, ibyaha biza bitinya abantu, ibitinya abakuze, aho kibera icyago gikomeye cyane. Niyo ukuze kikisuganya kikakwitambika imbere ukarwana nacyo. Iki gice cya gatatu nari bivuze ngo cyabagamo iri tabaza, ari ryo jambo ry'Imana rimurikira imitima y'abantu, ari yose. Kuko umutima ni mugari cyane, umutima ungana n'isi. Nicyo gituma umuntu agira za kamere nyinshi zitandukanye, nicyo gituma umuntu agira ibyago byinshi bitandukanye. Ukabyuka umwaka umwe, ukabyuka ukwezi kumwe, ukundi kwezi ugahura n'isi igasubika kubata hasi. Ni kenshi tuba dusubira mu mateka y'abakristo twaba, kandi akayera Kristo mwiza ngo yarasengaga, yagiraga gutya. Ariko kuri ubu twavuga ngo ubu yarananiwe wasubiye. Ari umuntu twabana twajyaga dusengana cyane, kandi ni kuri yasenga Imana. Yazaga ajya mu butayu akamara ibyumweru bibiri byose apfukamye ariye. Yigeze kuduha ubuhamya aratubwira ngo aho nzandara mu kiraro, gusengera mu kiraro yarushye. Abakobwa babiri barazaga bakamurara iruhande, bakamushyira hagati, akaryama kuzuza umwuka wera, kandi abakobwa baje kumutaramira bagatarama, baroho bakaryama, akabaryama hagati. Ariko bwacyo mu gitondo tugasanga ni urwego. Ariko ngo amare kunanirwa, amaze no gushaka, amaze no gutaha, amaze no kubyara, yagushijwe n'abagore n'abakobwa b'abandi, akabafatira no ku misozi. Ariko iyo yariririmbaga ukabona ahagaze mu gitari, akarengeza akaguru kamwe, agatega amaboko gutya, mwabaga mwiteguye ko agiye kuguruka, akaguruka kuri ka kaguru kamwe ukamubonera iriya, wasubira kandi ukamubonera iriya, yajya agataruka gusumba igikeri kibizi. Ariko isi iraduhiga ijoro n'amanywa, ntabwo Satani aza tureba inyuma. Iyo ukirirwa cyane akurasa cyane, nibo bagabaho ibitego, kuko bakiri mu ntege garabareka babo. Ndabona agatege kabo kikaraba ko gucika, akakureka ukidegenza, ukaririmba, ukabwiriza, ugasenga aya manyantege, ugakora imirimo nk'iy'abandi. Ariko azi ngo umunsi namushatse nzamubona. Ariko ishyamba rikomeye niho nababwiye ngo niyo umuntu avuye mu Kristo ukinjira mu bukiranutsi, hagaze arara yicaye avuga turi yarakitse kandi arahiga ku ndwanya. Niyo bene wacu bagize intege nke, nibo babatabaza mbere batubwira udusengere, kuko baba bazi yuko iyo urwana neza nibura barara kabiri bahumeka, intambara ikaba irashize. Iyo bakwigiyeho bakajyana nawe bazavamo abagenzi beza, bazavamo abayobozi beza, bazavamo abanyamasengesho beza, bazavamo abaririmbyi beza, kandi mu kuririmba kwabo bashamburiye Satani, baramutera kuko baririmbana gukiranuka. Nababwiye ngo aho ni mu gukiranuka azagera agakorana n'Imana cyane. Bibiri imwitambi izivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho, kandi zivuga ngo umukiranutsi wanje ndamureba guhera mu ntangiriro z'umwaka ukazagera mu mpera yawe. Bamuhanze ijisho, bamureba, namureberera. Bibiri zivuga ngo aba mu gihugu cyiza Imana yishimye. Umukiranutsi ngo ajye aba mu gihugu cyiza, igihugu cy'umwuka Imana yishimye. Ni igihugu kibamo imigisha, uhereye ku itariki ya mbere ukageza ku itariki ya nyuma y'ukwa 18, kibamo imigisha. Umukiranutsi kirimo ntazananirwa, ntazacika intege, ntazasubira n'inyuma, ahubwo uzumubona none, ejo bundi wajya kumubona ugasanga aracyari wa wundi, wajya kumureba ugasanga aracyari wa wundi, kuko ni umukiranutsi. Bibiri ikongera ikavuga ngo waho aba ahatuye Satani ahatera atinya cyane, ngo abamuboneye ijisho n'umukoraho uzubona Imana kuri kuranduka. Nje narabibona
ugasenga ukirinda turangara muri iyi nzira turangazwe n'ibyo ureba bakakavuga hano kagira amahirwe kagakora mbere kagira amahirwe ngahangana kandi gake abandi batarageraho kagakorera abantu b'Imana niba ari mu nzu y'Imana niba ari mu miryango niba ari n'ahandi kagakora nzanishima cyane ndavuga ngo nukuri kw'Imana igitego gitahiyemo nabi icyo nza mvuga gisigaye ndavuga ngo Imana wanditse uzanyishura byakora kuko nta kindi kiza kiraza ishinga abakirisitu ngarutse kuri ka kazi gaciro ufite ubumenyi nta kindi kiza kiraza ishinga abantu bitwa abakiranutsi nuko bazaja guhembesha abari bagira amashengo bazavuga ngo ihemba neza ntiyambo ni ukuri kw'Imana ihemba neza ntiza yambo uwayikoreye neza kuko Imana ishaka muzatangara nitwagerayo muzatangara ni kuri Imana muzatangara twebwe bamwe bahembwa abandi bagahisha amaso bakabura aho bareba umuririmbyi wa 270 ari mwe niwe uzuririmba akavuga ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose abahamagara ngo mu gitabo cy'ubugingo yaravuze ngo nzi ko nzumva izina ryanje nanje nkita ndabangiriye kumva nanje ampamagara ese murabizi ko abakristo baraye batiriwe iyo bwije bazavuga bati bazavuga ngo Billy Graham atarapfa ngo bwaje agabwira ngo agahamagara umuryango we umugore n'abana n'abakozi bose ngo akababwira ngo nimuze dusenge ntituzi ko bucya Yesu atagarutse ngo ibimenyetso byose yavuze byararangiye ngo ndatekereza ko ijoro ridashya ngo atagarutse bakihana bakitunganya bagasenga bakavuga ngo turyamye tubitegereje ngo bwaki bakazatanga ngo ndakangara ngo ijoro kandi rirakeye Yesu atagarutse bakavuga ngo nimuze tuje guhinga tuje mu mabiro tuje n'ahandi ngo ariko twasenze ngo niba hari akabazo wagize muri iri joro ngo nako twitunganye nagaruka ngo iyo turi adusangiye tuzamuka ngo yabana baratasha ati biratangaje none kubona kandi ijoro ridakeye bwije ngo ariko none n'ibyo ntibice afuye ngo mu myaka y'ibiri ishize nibwo yitabimana ajya gupfa barakora batese wakugarira ubusore bwawe ngo icyo wakora ni iki ngo arabwira ngo ikintu nakora ngo narangaye ku rugo rwanjye cyane ngo ni ivugabutumwa ndarivuga ngo ariko ndangara mu rugo ngo nakwita ku rugo nkarubwiriza ngo kuko hari ibyo nzabona tutigeze dutunganya mu rugo rwanjye ngo ikindi cya kabiri ngo nakora imirimo yose yo mu itorero ntabwo uburyo bwo gukora ngo imirimo yose pasiteri wari unyoye ngo yaje agasaba kaba nagiye nagaruka ngasanga abandi barayikoze karekera iyo kuko byakozwe nuko byajyaniyemo ngo nanjye nari mwivuga butumwa ngo simbimenye ko ari igihombo aho nari mwivuga butumwa n'umurimo ngo naho nari gukorera mu itorero ryanjye ngo wari undi murimo ngo kwari ukwigwiriza ingororano nyinshi ngo none ibyo byarancitse ngo nakwita kandi gukorera itorero ryanjye nkarikora iki gice cya gatatu niho hari amagambo dusomye kivuga ngo Yesu yari asigaranye ikibanza cy'ubunyine cyangwa icyumba cy'ubunyine icyumba kigoye n'ubwo tuza tugeramo tugatitse kuko aje gupfa ntiyajyanye ibibazo bose baramusize ariko ngo aremera arishobora kuko cyari karamuzanye cyari icyumba agomba kugendamo wenyine kandi yakijyanwagamo n'ubutambyi kandi mubo yatangira n'izo ntumwa ze zari zirimo n'abandi banyabyaha bari bataremera bari barimo nanjye waba utaravuka na data na sogokuru bari batarabaho nabo bari barimo none kuri ubu ninjye usigaye sogokuruza na sogokuru na ba data na bande bose bararangiye njyewe usigaye kuri ubu icyo cyumba ngomba kukinyuramo nawe ngomba gutamba ku bwanjye kuko yarantambuye
ariko ngomba kugaragaza ubwishyu cyangwa se urukundo bikunda. Burya iyo abantu badakorera Imana neza baba bagaragaza ko batayikunda. Urukundo ni ruke cyane, ntitwayikunda nk'uko yadukunze, ntitwayikunda nk'uko yadukunze, ariko iyo dukirijwe turayikunda cyane. Dukora n'ikintu kigaragaza ko hari icyo yadukoreye. Hari n'itara niko navuze ngo nticyagiraga idirishya iki cyuma, hakagombaga kuba nk'itara ikimurikira. Umutambyi rero yagombaga kwatsa itara akabona kwinjira, kandi ngo yinjira hari ibintu yagombaga gukoreramo. Gutama avuga ibyamuzanye kwari ukuzana ngo isatumba ibintu byose by'ubwoko bwabo bakoze byose mu mwaka yabitwariraga rimwe, kandi ngo yatwaraga n'amazina amwanditseho. Yari yambaye sharpe yanditseho amazina atandatu ku buryo buri muntu wese yagombaga kumenya ngo uyu ni uwo mu muryango wa runaka. Yagira ngo aribagirwa akareba kuri ya mazina. Tuza turirimba tukavuga ngo ndahamya yuko izina ryanjye ngo riri ku mutima we. Kristo we ntiyambaye sharpe, n'ububakaniza aranzi, aho nyura hose aranzi. Mu bantu benshi ntiyonyoberwa, nubwo bandenga hejuru arabizi ko ni munsi yabo. Ijisho rye rirandeba. Igitangaza kiza kintangaza nuko niyahamagara mu bazaba barapfuye n'abazaba narapfuye, agahamagara abakanizi bapfuye za miliyoni, bakanizi Samweli niba ariwe wamukoreye neza sinzajijinganya zitaba, kuko nije azabahamagara. Nubwo twitiranwa turi bangahe, uwapfuye afite kwizera ni muzazuka, uwapfuye adafite kwizera azagumara. Ariko impanda y'imperuka nivuga nahamagara abapfu bose bapfuye batizera, nabo bose bazashomboka iyo bari, ntawe uzasigara. ariko nanezezwa no kwezi azakagabaye Nukuri kw'Imana azakora agashya. Iki cyumba ngo akinjiramo yari azi ko akinjiyemo agiye gutangaza, agiye gutaha. Kandi ngo agiye gutaha hari ibintu yavuze. Yabanje kuzabibwira mu migani abigishwa be, akababwira ngo akabuto k'ishaka ngo iyo kadatewe kazakaguma uko kari, ngo ariko iyo gatewe kakabora kakamera ngo niyo kera nyinshi. Icyo yari avuze niwe wenyine ubwo wari wifuza. Aravuga ngo ningumaho ntacyo bizabamarira, ngo ariko nimpfa ngahambwa nkazuka nibwo nzasingira itorero. Mu rupfu rwanjye ko ndabona mu itorero. Bibiliya mu Baheburayo azavuga ngo kubw'ibyishimo byari bimushizwe imbere ngo ntiyigeze yita ku isoni z'umusaraba n'imibabaro ye yose ngo yayihwanyije n'ubusa. Aravuga ngo niko narangiza itorero hariya, kandi niko narangiza ibyishimo byayo, karangiza intsinzi yayo, karangiza kwizera kwayo, ngo bituma nakwihanganira imibabaro kugira ngo nsingire ririya torero. Kandi ngo amaze kurisingira, Bibiliya zivuga ngo yarijanye ku mutima. Niyo harimo n'iki gisambo twasoma cyari hagati, nako Yesu yari hagati yabyo. Igisambo si uko cyari kitarumva bavuga Yesu, amakuru ye barayumvise, kuko no ku musaraba kimwe ngo cyamubwiye amagambo yo kumutoteza. Kumbwira atari ko bakuvuze nuko none wakwikuyaho ukadukiza natwe maze tukigende. None waramubwira atari ko wewe ayo magambo uvuga ko tuzizi ibyaha byacu tuzi twiyiziho uyaziziki. Aravuga ngo rata Yesu, aho uzagarukira mu bwami bwawe byo uzanibuke. Yesu yarakibwiye ngo uhereye none, sejo cyangwa ejo muri cyangwa mu mwaka utaha, yaramubwiye ngo uhereye none urabana nanjye muri paradizo y'Imana. Amaze kwinjira gutanga
bibiri yanditse ivuga ngo ntiyinjirwa ahera ngo n'amaraso y'intama n'ay'ihene n'ay'inka n'ay'ibindi ngo yinjire ahera wenyine ngo ajyane amaraso ye wenyine umubi ngo aramenengana akimara gukubita rido yinjije ngo yaramanutse yonyine birishanyura iritabura yonyine guhera hejuru iramanuka iratatamuka ngo yika hasi isobanura rido ntiyari gushanyurwa n'abatanzi bajyanaga amaraso y'ibindi bintu y'inyamaswa hari hakenewe amaraso atagira inenge, amaraso ababarira, amaraso avuga inziza niko bibiri zitubwira. Amaraso ngo n'Imana yemera, amaraso y'umuntu kandi ugiye kwitamba kandi ugiye kuvuga inziza ngo akaba ariho winjira hari atajyanye aya maraso atagiye kwatura ngo avuge ngo nanjye mbabarire. Yagendaga ngo yijyanye n'intumwe ngo akinjira hari. Erega n'ubundi baza bavuga ngo nubwo ngo bamukubise za ngoma nyinshi zikamukamura, ariko baza bavuga ngo yapfuye kera. Bibiri zitubwira ngo yatambwe kera ibisi itararemwa, nicyo gihe ngo bamubonye yaratambwe biza kugaragara nyuma, ariko ishusho ye yarebeye abantu bo kwinjira hariya ngo ajyanayo ibyaha byacu twese n'ibyanjye birimo n'ibyabo ntarabyara niba kezana n'abuzukuru banjye n'abuzukuruza babo niba Yesu atize babaye bavutse ataragara nabwo ngo yabijyanye abijyana hariya ngo amaze kugerayo azatura bivuga byose aravuga ngo ibyaha bimeze kuko twari dufite urwandiko rurerure. Biriya bivuga ngo ni amategeko yose yaduciraga urubanza. Aya mategeko yose yaravugaga ngo umuntu nakora iki apfuye, umuntu nakora iki aterwa y'amaboko, umuntu nakora iki apfuye. Yesu aravuga ngo aba bose bakoze ibyaha n'abataravuka, aba bose nemeye kwikorera ibyaha mubimbareho. Yewe Satani nabo babarega ubaregesheje amategeko, kuko amategeko niko yavuga. Uhereye none ntugasubire kubarega undebe ujye kwishyura ideni ryawe. Kandi Satani ideni yari yarabuze yari ryo kuvuga ngo umuntu nakora icyaha apfa. None mu gihe cyo gupfa kwawe ndapfa ku bwawe, nemeye kwikorera ibyaha byawe, ureke mfe byakagira ikindi uzababaza. Ngo yinjira ahera yikoreye ibyaha byacu byose, kandi ahera hari kuri wa musaraba ubwo yawugeragaho. Ntiyigeze asiga namba, urwandiko rwaturegaga ngo narwo yararujyanye. Bibiri zitubwira ngo arabambwa ku musaraba, aravuga ngo uhereye none byakagira ikindi uzababaza. Urupfu rwabo narwemeye ubimbaze byose. Ikindi cya kabiri yari yaravuze ngo umuntu uzakora iki mu mategeko y'Imana kwari ukuvuga ngo umuntu uzitamba agakora ibyiza nk'uko Imana ibishaka, ngo agatamba neza nk'uko Imana ibishaka, niwe mutanzi Imana yari itegereje. Imana ngo bishyira mu muzingo w'ibitabo byayo, uzatamba neza n'uzitamba wenyine ubwe, ngo akavuga ibyiza ngo kuruta abandi batanzi bamubanye bose. Kristo aravuga ngo ngongora bariya bose ngo kandi ibyaha nubwo batambaga bakajyana amaraso y'intama, amaraso y'inyamaswa, ngo ntiyigeze akumara iseseme. Imana ngo yarabijunditse ivuga ngo iseseme ntirashira, hari ikintu kizamara iseseme, kandi umunsi ngo iseseme imushiramo. Imana ngo yakebeje umusaya, ngo irebye Yesu yambaye isura y'ibyaha, yambaye isi, yambaye umubiri, ibyaha byose bimubarwaho, kuko yari yikoreye ibyanjye nawe uko kiri kose. N'icyo usuzugura nacyo yari agifitemo, kuko nta cyaha yobewe. Aragenda ngo ageze ku musaraba niho yagombaga gutambira, nibwo yinjiye muri cya cyumba wenyine. Abigishwa ntawe bajyanye, nta n'uwamuhumurizaga, n'abari bamuhagaze ngo bari bahagaze kure, akikijwe n'abamushinyagurira, akikijwe n'abasirikare, ngo na Satani yari gusa. Bibiliya zitubwira ngo ubwo yamugeragezaga avuye mu butayu gusenga ngo akayinesha, Bibiliya zitubwira ngo Satani aramureka, ngo ariko amutega ikindi gihe hari ku musaraba. Aravuze ati wowe uramuhemura shaka, uzareba ko utazamuhemura, uzagira ubwoba,
cyari igikombe kibi cyane gicuza umwijima kandi kitirebangwamo n'umuntu uwo ari we wese. Umuntu wese ukireba ngo azacura umuborogo atarakigera habe nawe niyo yasenze aravuga ngo niba bizashoboka hakaboneka ubundi buryo bwo gucungura umuntu ntanyuze muri ariya makuba na ziriya ngora, hari iyindi nzira yaboneka. Ariko arisama aravuga ngo data ntibibe uko nshaka bibe uko wowe ushaka, uko twabiteguye. Ubuse yari akivuze gutyo ngo haboneke iyindi ncungu uko byari byaranditswe. Yaravuze ngo nk'uko byanditswe kuri njye ngo nzanywe no gukora ibyo ushaka wowe Mana yanjye. Ubushake bw'Imana bwari muri Yesu. Umuririmbyi wa 251 azarimba akavuga ngo uwo musaraba we ngo wabaye ihuriro niho urukundo rw'Imana ngo n'ukuri kw'Imana kudahinduka naho zahuriye. Umunsi atanga Yesu ukuri kw'Imana ko kuvuga ngo nzatanga umwana wanjye aje gucungura isi nubwo kwagaragaye ngo kandi urukundo Imana yakunze abari mu isi naho zagaragaye zombi ngo zahuriye ku musaraba. Aravuga ngo uwo musaraba we wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho. Naho niho twakiriye. Iyo umukiranutsi amaze gukizwa neza hari ibintu biza bimurana. Akunda urupfu rwa Yesu, akunda umusaraba Yesu yabambwe. Uriya muririmbyi wazarimba akavuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima ya mva nziza, ngo ariko cyane cyane akamazi ndashima Yesu. Igitabo cy'umugenzi kiza kivuga ngo umukristo nawe yahageze iyo umuntu ataragera ku musaraba azagira isoni z'ibyaha akavuga ngo niki sinacyatura ngo banseka bangaye. Ibindi bimwe tukabihisha tugaceceka nubwo izo zaba ziri ko zisha, nubwo twananiwe n'ubugabo bwo gutwara ingo zacu. Buryo iyo tunaniwe kuyobora ingo zacu kuri no mu rukundo rw'Imana, Satani ateza ibindi. Ubundi tugasigara tuvuga ngo umugore wa muganje ngo ni inganzwa y'umugabira ngo nyina nakasa taravuga ngo nta cyatungana muri buriya. Iyo wanze kuriyobora uyoboza umugore, kandi abakera bajya bavuga ngo uvuze umugore simvuze ahandi. Imana izabaza abagabo batayoboye ingo zabo neza kuko Bibiliya ibita umutwe w'urugo. Ntabwo Imana yigeze ihindura ngo ivuge ngo abagore nibo babaye umutwe w'urugo. Umugabo niwe mutwe. Ruyobore neza, uriyoboza ijambo ry'Imana, n'ibinanirana urusenge uje no mu butayu kubw'urugo rwawe, kandi usengere impaka usengurira kubw'urugo rwawe kugeza ruhindutse. Mukristo bamubajije iki ageze kwa bamusobanuza ngo baramwe batuje wenyine nta mugore nta bana. Ati umugore ndamugira umugore mwiza nakundaga cyane n'abana beza n'ibyariye. None se bari undi ati ntabaje basigaye kubera iki? Undi ati nababwiye ubutumwa bwiza banze kumva barasigaye. Nyuma yo kuvuga ubutumwa bwiza narabasengeye hanyuma ntibahindutse. None buravuga none burakora ni buzima ugomba kwerekana ingeso zawe. Hanyuma ngo iki cyumba turangiza Bibiliya iravuga ngo cyari icyumba Yesu ngo yagombaga gushakamo isoko. Ni nawe yanavuze ngo birarangiye. Harangiye iki? Harangiye ibitambo by'inyamaswa, harangiye ibindi bintu byose bigura icyaha kuko ntibyigeze bigera ku nyota y'Imana ishaka. None uyu munsi wa none ndabemereye, niho Bibiliya ivuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimubizane. Ukuri niwo munsi isoko y'ibyaha iboneka. Buryo dukoze icyaha tuba tuvuye mu mutego wa Satani. Niyo mahirwe ya Satani nuko tutihumuriza. Niyo tubivuyemo ntituzihane ariko ukihumuriza ukabikora n'umurimo ugenda n'ibizinga. Tubona kudafasha, tubona kuririmba udakura, tubona kubwiriza udahinduka. Ubundi ukabwiriza bakavuga ngo uzavuga n'ibyo akora biratandukanye. Uba ufite ibizinga bikugaragaraho kuko uvuga ibintu udakora hari ibikugaragaraho by'ibizinga. Ariko iyo umuntu neza yuzura umunezero mwinshi cyane, kandi n'abandi bose bakabimenya ngo kanaka iyo ameze gutya ihagaze gutya ngo abanezerewe. Umunezero we tuzi ko aba ameze n'isura ye.
isura y'umukiranutsi izihinduka n'abandi bakabona ko wanezerewe cyane. Ejo bundi hari umwana mu rusengero iwacu bararirimbye muri korali ngo baririmbe umuziki ube mwinshi ngo baririmbe cyane, mbona ko apfukama araryama ariko nkabona aryamye imparanga, mbona araryamye imitsinda hasi ndabona ni turiya nta munezero yuzuye, ni ugushaka kutwereka ko yanezerewe ariko nta munezero yuzuye. Ndamuzi izi migendere izi n'imikorere ye n'imivugire ye. Mu byumweru bibiri na bitatu bishize yari aherutse kurwana arwanira no kurusengero akubita n'iki, none n'umwanya ageze mu munezero wo kumugaragura hasi. Nta munezero w'Imana uziza muri bene buriya kandi ko yibatse hasi ko yibatuye kuba we niba ataranamubwira abaribatuye indirimbo birashize arahaguruka. Yesu agiye muri iki cyumba izabanje akabijyana n'izawe akabijyana zose yabisabiye imbabazi. Burya yavugaga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Yari avuze yari ashatse kuvuga ngo urupfu rwanjye ntibaruhaye agaciro, ntibarumenye, ntibamenye icyo bahaye bakorera. Icyo ni kimwe, ntibaruhaye agaciro, ntibazi icyakozwe kubera bo. Icya kabiri yaravuze ngo umuti w'ibyaha nazanye ntibawuhaye agaciro, niko kuvuga ngo isoko y'ibyaha nazanye ntibazanayiremba kuko ibyaha baracyabikunze. Burya iyo ukoze icyaha ukajya kwihana vuba cyane utakirarana utakirigana ngo ubanze ureke kikubyaye, kuko iyo icyaha kije kizana intege nke, kizana umuntu kwifata. Abantu benshi bakanavuga ngo sinaje kugikorana umurimo, ubwo rero kizana intege nke agatangira kwicira imanza no kwiheza ku mirimo y'Imana imwe n'imwe. Ubundi umukristo ntajya akirarana, yiruka vuba kuko icyaha ni urupfu. Ariko iyo tukijyanye kuri Yesu iwaza avuga ngo mbonye isoko, hari ubundi kandi nkuyemo, mbonye umuntu uza, mbonye isoko y'umuntu, umuntu acitse urufaraje kandi agashima Imana akavuga ngo ushimwe kuko urupfu rwanjye n'uyu mukuyemo uramuzanye. Ariko abantu tukanga tukamubwira ibyaha tugatangira no kwiheza ku mirimo imwe imwe ngo sinayikora mu murimo w'Imana. Genda wihanike. Nje nigeze kugira ikibazo nari nkiri na muto cyane ariko nkijijwe. Ahantu twari dutuye naho pasiteri yari atuye hari nk'ibirometero 7. Numva sinararana icyo cyaha mu ntoki kuko natinyaga ko Yesu agaruka. Burya abantu bakirarana ni ukuri ntibiteze Yesu, ntibamutegereje. Naravutse maze gusenga hari no mu masaa 7 y'ijoro, habaga ingwe nyinshi cyane, ariko ndavuga ngo aho gusigara naribwa n'ingwe ndi mu nzira yo kujya kwihana. Ndagenda ni mu mwijima nta n'agatoroshi nari mfite, ngera kwa pasitori ndakomanga aryamye hafi ngo mu masaa 8 y'ijoro. Urinde? Ndamubwira nti nije. Wowe nde? Vuga izina ryanjye, niko ushaka ntibyuka tubona. Ni ubuhoro ndi ubuhoro. Arabyuka turicara mubi, mbwira kugenza ntabwo ndeba, ndiko numva yuko Yesu yaza nasiga kubera iki, dore uko nagenze, dore uko nagenze, dore uko nagenze. Nubwo bazavuga ngo uko nagenze barabapfa, ibyanjye byose ndabivuga ndihana. Aransengera, ni ukuri yarasenze aja mu mwuka, twavuye aho tuja muri mibato. Ariko ndahambuga ngo nubwo inkuba yoba n'ikikambira ijoro ndaritaha kuko numvaga nta kibazo gifite. Ikimana dushakaho n'icyo tukarara icyaha, isoko yacyo yarabonetse, kuko icyaha ni ubugome, ni umutego wa Satani, kandi icyaza azashaka ngo akigufatiremo kuko warabizi ngo nubwo Yesu yaza akamushakaho akakubonaho agatsenga nakoze akamubona. Siko tuba dusoma abura na Yosuwa. Icyaha ni umutungo wa Satani, kandi iyo yakabikoresheje aba akubikije umutungo we, kandi abazi ngo uriya we nubwo yinanagura nubwo agira gute, nubwo wavuga mu ndimi nshya ye, ariko ufite icyaha ntibishoboka kuzakiraga mu bwami bw'Imana. Abazajeyo n'abera, Bibiliya ivuga ngo kugira ngo ageze ngo azabishime
ngo ari iryera ngo ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari ngo cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo. Azabwira mu ijuru izapfa gusaza. Barahindura izapfa gusaza. Hari abarira bishinga bahora bavuga ngo icyaha gitunganya kuri Imana n'ubundi aba bose mubana mwende data ko arabudikira ati nta wari uzi ko nakakora tuzi aho Kristo bwa nakabugera buryo heruka muvana yageriwe tuzaharara harura harapfukamye harura mu yandi ya abo bose bwaca tugahurira ariko ikizakubwira abakristo bakijije niba barara bapfukama basenga nibagera uzabona itandukaniro ry'abarara basenga n'abatarara basenga barara mu yandi ya tugiye gusenga. Isoko y'inzaha yarabonetse ari urugo rwawe uzababazwa ari abana bawe uzababazwa ari abaturanyi uzababazwa ari abakristo bari mu zababazwa. Icyatumye umukristo Imana izakubaza iminsi wamaze muri icyo wamaze. Reka kwizera si ugupfa guki ngo reka nanjye nishogemo. Pawulo yavuze ijambo rikomeye cyane, yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye njyeho namaze gufatisha niko ndagiteraho Kristo agikuye. Namwe rero nimundebe mugende kuko nanjye mbaye ndebe aho mbikuye muhatere cyane. Ni ikirenge kigaragara kinini kandi ntikiza gisibangatana. Ibyaha ntibizasibangatana ikirari cy'umukirangutsi. Bibiri iravuga ngo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo dutinye tugira ubwoba. Kandi bariya bahamya ibivuga ni les entraîneurs batwantraîna badutoza. Mugende kuko twagenze muvuge kuko twavuga musenge kuko twasenze mukore kuko twakoze. Wamara ugasoma ukabuca hejuru ukagenda ukumva ko ibyo bakoze byose wowe ntunabyigana ngo ni urwanda ukore n'akamwe nibura kamwe mu mwaka ubwo bidashoboka ku munsi nibura akora kamwe mu mwaka utambuka mu wundi uzakora kandi ya tugume tugende dutyo nibura tuba dutera intambwe imwe tuyimare mu mwaka ariko yo gukiranira nibuca tuyishingura kandi gushingura intambwe yo kwizera iza bitinda biratinda cyane. Ntugire ngo dupfa kugenda none kuko ushaka uyizera hamwe umwaka ugashira ukimuka bakaririmba bakabwiriza bagasenga nawe ugasenga ukajya n'ahandi ukajya mu butayu za Kanyarira ngo sizagerayo. Ntabwo ngo sizagera Imana ku misozi ndayisizana birimo mu mirumba irimo yicaye n'uwaza abona akayihamagara akayibwira yamwita. Ndagira ngo ubaze umutima wawe. Isi niwe witegereje urimo kitabaza ari muri iki. Isi icuza umwijima utavuga ngo twebwe hano iwacu ngo bimeze uko biri uko bitakagombye kuba bimeze kuko ubushake bw'Imana ntibugarukira kuririmba no gusenga no kuvuza induru no kugira amateraniro menshi. Ahubwo nza nibaza abapagani bakituzengurutse ibimuga bikituzengurutse impumyi zikituzengurutse twakoze. Murabizi burya munsi ba Petero na Yohana bakiza cya kirema ngo cyari imbere y'urusengero Yesu yarakihasize yahoraga aza akangura akitabuka ariko agisiga nka materiel didactique abigishwa bazatangira gukoreraho abantu bakabitaba agisiga birusi kandi yari afite izo mbaraga zo kugikiza ariko ngo akaza akakinyuraho akitabukira akagenda. Bukeye ngo baganira Yesu yaramaze kuzamuka ngo bagenda baganira ibitangaza n'ukuntu bamubonye n'iby'Imana yayikora ngo bakigeraho nibwo Petero yakibwiye ngo ifeza n'izahabu ntabwo dufite. Ndangara cyane iyo numva abakristo ubu bavuga ngo Imana ishimwe ngo mwe abantu
ngo nari ifite ideni ngo rya miliyoni zingahe, ngo nabonye Imana ibyishura, ngo nimwumvere Imana icyubahiro. Ntaho Bibiliya ivuga ko iravuga ko muzakora ibyo bitangaza no kubikora, ariko ntayivuga amafaranga n'ibindi n'ibindi. Ngo nitubona amafaranga arabonetse ngo muzabone gushima Imana musare musagati. Iyo ni imperekezi twebwe. Bibiliya ntiyita inyongera, yaravuze ngo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi bisigaye utwo dufaranga n'utwo tumodoka n'utwo tuzuba ngo ni inyongera. Nukuri kw'Imana niko yagize, ngo ni inyongera, nakabaherekeza. Ariko ubwami yo muri twe aho twicaye Imana ibihari, kandi Imana ntizemera kunyagirwa ngo inyagirane natwe, isoni zizayikora. Ariko gukubitira umugabo umwana n'imbere y'umugore, iyo dusabye twabuze uko tugira, Imana ngo nayo iyakura akantu, iravuga ati ubwo kanaka asabye ari umukiranutsi nije usebye kandi nije yizeye, ibi mbikoze kubwo kwizera. Burya Eliya yanga kuyoboka ibigirwamana bya Yezebeli muka Ahabu, ngo yababajwe nuko yashatse umunyamahangakazi azana imana zabo, kandi bazitegeka abantu ko bazisenga bakanazitura bakanazicanira. Biramubabaza cyane. Abwira Ahabu, yamubwiye rimwe cyangwa kabiri, yamubwiye inshuro nyinshi. Ahabu arangayoboka umugore ngo amare kubona ko ari uko, aravuga ati ibisigaye aha ugomba kumenya Imana n'itari Imana. Ngo arasenga aravuga ngo ndabitegetse imvura ntigwe ikime ntigitonde, maze imyaka 3 igihe nzabitegekera. Kandi akagabo kabikora gutyo kari munsi y'ijuru nako katazanyagirwa kabana, ntari ijuru kari gafite kazugamamo. Imana ngo irarikinga kubw'umukiranutsi. Ubwo yari yavuze ndabyumvise, kuko ifuhe yagize Imana irabishaka. Burya Imana yavuze iyo tuzanga tuba twifashije, kandi niyo dupfuye duhaye turwana nabyo. Izivuga ngo nukuri kw'Imana urakoze uratabagize uranesheje, kuko utaguye mu cyaha uranesheje. Imyaka 3 n'igice gishize yari yaramuka araza, kandi baza kwiyereka Ahabu. Wa mugaragu we bamubone nyo ryari, ntanamubwiye ati reka nze tujyane ujye kureba Ahabu. Aramubwira ngo rero umubwire azansanga. Undi ati reka wicisha umutwe, umwuka waguhishe uragira ngo nimara guteruka ahangaha yongera kurengeza kujyane Ahabu aze yiginagira ndagusanga, natagusanga hano indaca umutwe. Undi ati genda umubwire ntaho nterura ntajyana ndaguma, ariko ubwire Ahabu azasanga. Bibiliya izitubwira uko yasenze n'uko imvura yaguye, murabizi, murabimenyereye, mwarabyigishije. Ariko ikintu kiza kintangaza cyane, uko yategetse ngo imvura ihagarare siko byamugendekeye yasenga ngo ukwe. Burya amaze kumanura umuriro ajya gusengera imvura byamutwaye ngo amasaha atari make, kandi ngo yarasenze. Igitabo nasomye kiravuga ngo nukuri yarasenze ngo araruha akaza kubita umutwe ngo akawuhuza n'amavi apfukamye, araruha mu mubiri we utonda urumeza, ngo urumeza rubaho ngo amereke kujya ku kanyabwoya gafite ubwoba. Aravuga ati ibi bintu bigomba guhinduka, imvura nigwe rero, ubwo umuriro wamanutse n'imvura nigwe yo kuza. Atuma umukozi we ngo kari 6 baramubwira ngo mbonye akaganza gatoya ngo kari hejuru y'inyanja ngo kangana n'ikintu. Aramubwira ngo ubwire ngo afungure namara yuri igare yiruka, kuko yari amasengesho yo kuyiza yari yanabitegetse. Mwiriza ubusa muzamuke tushika mbere, umubwire ngo yihute imvura iramunyagira, kandi yihute cyane yiruka. Ariko bamunyuraho n'amaguru yirukanka n'amaguru, kandi baramutambuka. imbaraga z'Imana kuzibura ukabura imbaraga z'Imana mu buyoboke wawe vuba warayobotse, ukabura imbaraga z'Imana warayikurikira vuba umuyoboke, ukabura imbaraga z'Imana no gukorana nayo witirirwa izina rye. Iyi minsi twamaze gutakaza twiyita amazina atariyo.
ntacyo avuze. Ibyiza ni uko dukora ibyo Imana ishaka tukagendana nayo. Bibiliya ni kuzivuga Pawulo yaranditse mu Baroma 15 aravuga ngo amaze kumuhamagara yambaye amagambo ariyo yayatwigisha, aravuga ngo mpa n'imbaraga zayo zo gukora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo dutsinde abatizera. Ntangara cyane. Simite ngo yarasenze umunsi umwe ngo mu gusenga kwe umwamikazi w'Ubwongereza wakavuga ati abandi bakristo bose barasenga, atari kuri pasiteri iyo asenze nza numva kugira ngo ujye yinjira no mu mutima wanjye, ati kandi nkamutima abandi bo barasenga nkumva n'ibisanzwe, ngo no kubafata akabafunga yumvaga ntacyo akoze, atari kunza ntinya kumukoraho nzamubona ko namukoraho tugahwana, ati ndamutinya cyane. Bukeye ngo ya makuru aragendagera kuri wa mupasitori, ngo agezeho ngo aramusengera, ngo aravuga ngo Mana, ngo ubu bwoba wamuteje bwo kundinya ngo buzakomeze bumubemo kugira ngo nanjye nume nikorera imirimo yawe. Ngo bukeye ngo Imana iravuga ngo si no kumumuteza gusa, ngo ahubwo ngiye kumukiza. Igihe ngo yicaye ari mu nama bariko basengana n'abandi, ngo ikintu kiraturika abantu bose barakumva ngo twese turaba, ngo bituritse ngo abantu barikanga, ngo aravuga ngo bityo ngo n'ikima ngo hari ikimana ihitanye, hari ikimana ihitanye bunyine. Ngo ejo mu gitondo muzumva amatangazo ngo hari uwihitanye bunyine. Ngo bukeye mu gitondo bumva ngo amatangazo ngo umwamikazi aratanze, umwamikazi aratanze. Ndetse sinababwire ko umuhitanye uwibanga umukirangiza. Twananiwe no guhagarara mu bushake bw'Imana, twarananiwe cyane, ariko iyo tumuhagararamo tuba dutambuka nk'abatware, tuba dutambuka n'ubutware. Ni ukuri kw'Imana nabonye umugabo umwe uceka, aramutegera arareka, aramutuka aramwandagaza hose, abantu bose bararuha batariko uri kuramuhora ikura, akongera akavuga ibindi. Wa mugabo araceceka ngo amare tubona ko yizunguza yerekerayo, aragenda arasenga. Bwakeye mu gitondo hari ahantu kere gato kure cyane, ngo tujye kugaruka tubona abasirikari ba Kongo baraje baramufata, bagiye bamuboshera komando tuboko turi inyuma. Ngo agereyo bati ngaho vuga wa harya ngo usigaye uteza akavuyo mu muhana ubohesha utukana umukozi w'Imana. Yamaze mu ibyumweru bibiri atarya atanywa, yasohotsemo yavuga ati sinzongera mu bintu ndazakinisha, sinzongera gukinisha umupasitori. N'ubundi erega nibyo twabihaye, iyo twambaye imbaraga z'Imana ziradukingira zidutera itugazo. Isi ituze umwijima, wowe kitabaza iri Nyarugenge, iri ahandi nanjye kitabaza mu Kagarama. Imana irashaka ko tumurika isi yatuyemo, aba batazi ubwiza bw'Imana, Imana irashaka ko tubamurika. Ikindi cya kabiri, isi yagoye Yesu. Hari umwanditsi umwe wanditse aravuga ngo avuka yavukiye ngo bamuryamisha mu giti, ngo agiye kurangiza urugendo ngo bamumanika mu giti, ntabwo yigeze agira amahoro. Yavukiye mu muvure w'inka, ngo agiye gupfa bamumanika ku musaraba ku giti, nta mahoro yigeze agira mu isi. Kandi kuva yayibamo Bibiliya ntizitubwira ngo yahoranaga gusenga, yahoranaga gusenga. None twebwe harya ngo ijuru tuzariragwa, niyo turabuze ubona tubafite umwanya ugeze cyane, tubara tureba ku masaha. Ariko abatinya kumvira ngo Imana ntapfukama guhera ku mugoroba, ugipfukamye ukageza mu gitondo, ugipfukamye hamwe gusa, utirambitse uryame. Nukuri kose biba bitangaza. Muzi ko abakristo baza basenga uko yagapfukamye akaruha akibagirwa ko yapfukamye, akibagirwa ko ari buryame, akitera hejuru bukeye, yareba ku isaha akabona burakeye saa 12 ziramwegereje, yirambika hasi ati reka nirambike hasi, yo kakasi kabandi agasanga yagakererewe, ariko akavuga ngo biramaze, aganiriye n'Imana. Nibyo Imana ituranga, kandi ndabizi ko muri kwarame kubwo gucunga ibyaha muri abahanga cyane, ariko iby'Imana byaradukehanye biraducika, kandi biducika tureba, ubundi tukitwaza ijambo ngo bari kumutse tubiruye. Imana nayo bibiki nabiki ariko ikunda abayegere. Munegere niko yavuze, nimumwegere niwe w'ubuzima,
ryanzwe n'abubatsi ngo ariko ryarabaye rikomeza gukomera ariko turebe mwabateze Imana ibamugisha tugomba kujyana na Yesu tugomba gukorana nawe hari n'aho azatureka tukagenda twenyine kugira ngo arebe ko tunesha hari n'aho azatureka tukagenda twenyine akareba ko tuzigaraguramo hari n'aho azareka tukagenda mu bintu biza binezeza Yesu kuko tumusenga dushikamye kuri no mu mbaraga buryo dusenga tunesha ngo biramuryohera cyane ubundi nta kindi kintu kiza kitunezeza ko kubona turi kugaragara tuvuga neza nubwo twaba turi kubigaragaza bimeze neza ariko dutamba neza tuvuga neza icyo gitangira cyane Mana turagushimira ubanye natwe turagushima kuzatuborera turagushima kuzatakibazwa abantu turagushima kuzatu urebe uko gukora niba tuvuye uko tuvuga ndagushima ko Imana bidasubira inyuma umuririmbyi yaravuze twebwe kera kose umutwe wawe uhinduka uri Imana y'amaboko uri Imana y'imbaraga uri Imana inesha gusa ntuzuneshwa wera ntugasubira inyuma nta cyago kiza kigutera ubwoba ikiduhindisha iyo turi kumwe nawe dutuma ubwoba tugahagarara neza dufite indwara imbere wacu abahagaze neza iyo twumva uko bahagaze n'uko baguhagaze iyo twibuka amagambo bavuze bahagaze Mana biradushimisha bikadutera ariko turabura muri ibi byavuze ngo uzuka kunesha rero kuko wanesheje nizo tugusaba tukubigira kuba amananiro uratugusaba imbaraga kugira ngo dushobore nawe byose kuko Yesu Kristo wacu